Murakoze nk'urubyiruko kandi birazwi ko urubyiruko turi imbaraga z'igihugu, niyo slogan y'igihugu cyacu ariko ni nayo slogan y'urubyiruko muri rusange. Iyo twagize amahirwe rero nk'aya ngaya tukegera abakuru babashe kuba bari bahari muri kiriya gihe cy'amahano yabaye mu gihugu cyacu, tubasha kwemera neza no kumva no gusobanukirwa ayo mateka mabi yaranze igihugu cyacu. Iyo tumaze kuyacengerwa rero aba ari umwanya wacu nk'urubyiruko turushaho kumva neza icyo dusabwa nk'igihugu cyacu kugira ngo tubashe gukumira ndetse no gushyiraho imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu kugira ngo igihugu cyacu cyiyubake kandi cyubakire muri byabaye tunabasha kubirinda. Ntabwo warinda icyo utazi. Iyo tuzi neza icyo kintu cyabaye muri kino gihugu cyacu binadufata umwanya ndetse bikanatworohera kuba twabasha kurinda icyo cyago cyabaye mu gihugu cyacu, tukabasha no gushyiraho imbaraga zacu mu bushobozi bwose dufite kugira ngo turinde kandi tunateze imbere igihugu cyacu. Bibaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kuko ni nazo cyane twebwe tureba, naho dukorera byinshi, imirimo myinshi tuyikorera ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga hari abantu bihaye kutubuza amahirwe yo kumenya igihugu cyacu ndetse no kugiha imbaraga. Turagira ngo rero ni byinshi tuba twabonye, tuba twasobanukiwe, twigishijwe, kandi si ni ngombwa kwigishwa kuko tuba tubibona. Twageze mu rwibutso twabonye neza ibyabaye, twasuye inzu irimo amateka, dusura urwibutso aho imibiri y'abazize jenoside ibitse iruhukiye. Kuri ubwo rero ntago waza kumbwira wowe uri mu gihugu runaka cyangwa se no mu gihugu cyacu, usibye ko nzi neza yuko byagora kuba uri muri kino gihugu cyacu ngo ubashe kumvisha umunyarwanda ukirimo uko wishakiye. So twebwe rero nk'urubyiruko uri aho ngaho mu mahanga runaka, urimo kumva yuko watuyobya uko wiboneye mu buryo wishakiye, turabasha kwiga neza tugasobanukirwa kandi ntacyo tutabona. N'uwaba ushaka kuyoba iyo yagize amahirwe yo kwigishwa gutya, nkeka yuko nta kiyobya twasuye, tuba twabibonye, twigishijwe, ntacyo tutabona, ahubwo ni ingamba zacu twebwe kugira ngo tubashe ahubwo kubwira ba bandi barimo kutubwira ku masosho media, ahubwo twebwe dusubire inyuma tubabwire yuko ibyo barimo kutwigisha tubona ukuri kwabyo, nta ari ibinyoma batwigisha. Uko kuri rero tubasha kukubona hehe? Ni kuri muri kino gihe tuba twahawe amahirwe yo gusura inzibutso aho tubibukira aya mateka yaranze igihugu cyacu muri Mata mu 1994. Rero ndagira ngo mbwire n'undi munyarwanda wese aho yaba ari hose ku isi hose, igihugu cyacu cyagwiriwe n'amahano, ibyabaye byarabaye. Twebwe nk'urubyiruko iki ni igihe cyo kugira ngo tubashe gukorera igihugu cyacu, tunahashye ba bandi bifuza yuko twabasha gusubirayo. Twavuyeyo nk'umukuru w'igihugu ibyo ahora twigisha nk'urubyiruko, ibyabaye byarabaye ariko ubu ngubu ntabwo byasubira ukundi. Nicyo tugomba guharanira nk'urubyiruko, tukabasha kugihozaho imbaraga zacu, kandi ntekereza yuko ntaho wamenera wigisha umunyarwanda indangagaciro z'u Rwanda kandi uri bwota amasimba utari mu Rwanda. Umunyarwanda azi icyo ashaka, azi icyo aharanira, azi aho u Rwanda rurimo kuva naho yifuza kurugeza ku mbaraga ze. Ni twebwe nk'abanyarwanda rero tugomba kubikorera, tukabiharanira kandi tukabishyiramo imbaraga zose kugira ngo igihugu cyacu cyicare aho gikwiye kuba cyicaye.